naza ashima Imana fra ministries murimo muraza ariko Imana ishimwe ko yahabaye. Ikindi kandi gitumye mpagarara hano nshima Imana, ndashima Imana mu gitondo mama Pastor yashatse kuri telefone arambura, ndangije ngiye kureba nsanga yamuze, nsanga yanyandikiye message ivuga ngo ndabona bigoranye cyane, narebye kuza biragoranye. Nawe urabyumva ukuntu byaba ari intambara idasanzwe cyangwa se ari ibindi twateguye igitaramo, abashyitsi nibaze, abanyeshuri ariko tuzamura Imana icyuma.
Kristo. Basa
cya Furaha Ministries. Imana iki imbaraga n'amavuta babigumemo no kwaguka kandi Imana ibagire muri byose. Dukomere Imana bakire cyane bajya kwicara. Haleluya! 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 Mwana mutishimye. Haleluya! Haleluya! Jewe nje kubana kwa Alede Kufani Mugisha aba naturutse muri papiye yitwa Laudate Domino. Sora ubisigize nyagasani muzanyicati. Kano kanya rero tukaba tunezerewe cyane no kuba dufite abashyitsi batugendereye cyane cyane ku mapasiteri akaba yatugendereye. Mwongere mumwumvire amashyi menshi cyane. Bigoye cyane ko umuntu yakigomwa agafata umwanya we akaza kudusura ndetse akaza kwifatanya natwe mu gitaramo twateguye. Byaratugoye, byaratuvuze, ariko turashima Imana ko uyu munsi nyuma ya tubigezeho. Haleluya! Tukamara Imana amatima. Haleluya! Abona baravuga ngo icyambere ni ubuzima, ibindi Imana tukayireka igakora, sibyo? Hari ijambo hari indirimbo iba muraje kura bakunda kuririmba ngo ubuzima n'ubwanjye twabanje gutangira gahunda y'umunsi unarimeze kwa gutangira dutangira na family dususurutsa akaka n'uzonge. Haleluya! Buri umwe wese hano ndagira ngo ahereze Imana cyubahiro. Haleluya! Ikintu Haleluya! Haleluya! Kongere tugire gutya. Muranyihanganira. Yewe nkunda kubwira abantu ko icyubahiro si icy'umwana w'umuntu, icyubahiro ni icy'Imana. Yego hano ku isi Imana yaraturemye irangije turemera n'ibindi cyubahiro, ariko icyubahiro gisoma byose ni icyubahiro cy'Imana. Tugire gutya none. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Murabizi niyo nabiwe ibindi bitanu. Nkunda abacuranzi ko bakora ku bikoresho byabo mu Imana yabahaye mukagumaho. Umuziki kabisa ukabura umuziki tukishima tugahereza Imana icyubahiro tunayigira ko yahaye n'abantu ubwenge bwo kugira ngo bakore bino bintu bijye bidufasha kuramya Imana tunayihimbaza. Siko biri hanyuma rero tugiye kwakira. Reka dusabe abanyeshuri baturutse. Reka dusabe abanyeshuri by'umwihariko ubona baravuga ngo uwaje usuhuza nabesheze abasanze bakamwakira. Kadusabe abantu baturutse muri ese bose bagomba gusuhuza. Yes, abanyeshuri amashyi menshi tukamenya Imana amashyi menshi ariko tukamenya Imana amashyi menshi wabuke kudusuhuze turi mu nzu y'Imana. Haleluya! Imana iguhereze umugisha. Ego dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya!
ngo atakuze adusuhuze anatwakiriye n'abashyitsi bazanye nawe ariko ntabwo Imana baturaniye. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ndanezerewe cyane kubana namwe muri aka kanya. Muri kubona mukabona mode. Ndanezerewe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Igihe nk'iki bagombaga kugarukana na pasiteri ariko ntacyo bitwaye. Yewe ndahari kandi Imana ibaha umugisha kuba mwarateguye iki giterane kiraryoshye, mwuzuye ubwiza bw'abana b'Imana. Nabishimiye cyane, ndabanezerewe. Bayobozi, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Mwebwe mwese mwateguye iki gitaramo ndabashimiye, namwe mwacyitabiriye. Yesu abampera umugisha mwinshi cyane. Ikaze mu mumaye, Imana data izeze ubane no mu bwami bwayo. Amazina yanjye nitwa Uwanyana Asiya Mama Pascal. Mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Imfura ifite imyaka 12, umuto afite imyaka 2, yujuje uno munsi. Nirengagije nanga gufeta birthday yiwe, nzabikora muri iki cyumweru tugiye gutangira. Numva nshaka kubana namwe. Dutuye Kigali, hariya hitwa Kaje Vuba. Muri iyi minsi niho ducumbitse, ariko murabizi neza ko iwacu ari mu ijuru. Amazina bakunda kumpamagara y'umwana mukuru ni Mama Pramedi, yitwa Niyonshuti Parfete Pramedi. Ese abamugisha noneho abasamureba abandi baje. Nimara kumenya yuko nzaza hano, sinifuje kuza njyenyine, nifuje kuzana n'aba babyeyi bambaye hafi cyane. Biriya byago bikimara kuba baransigasira, bamba hafi. Nimwavuga ngo Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Barahabaye na n'uyu munsi, rero ni bakuru, ndagira ngo babibwire. Kadihera. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Nitwa Claudine Mukamazimaka, nanjye niyumvijemo kuza kubana namwe. Mwami Yesu Imana umugisha. Haleluya. Amen. Nere mwese. Nitwa Mami, Imana ibahe umugisha. Haleluya. 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 Amazina yanjye ni Nadine Uwimana, ndi umumama, abana 5 n'umutware. Mama Pasiteri ni inshuti yanjye, twamenye dufite imyaka 4 twiga. Ndazamukana primeri, segonderi, uko bimeze mbese abafite inshuti muzikomereho kandi zibuze umumaro. Kugeza na n'ubu rero tukiri kumwe, niyo mpamvu turi kumwe hano. Ntagomba kujya wenyine kuko ni inshuti ya kera. Ibi byose duhana umugisha. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Kwitonda Jacques. Nanjye nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi, kandi n'ubutaha tuzagaruka. Imana imuhane umugisha. Akaba ari musaza wa Mama Pasiteri.